Okay, ni Shombo Pilot Ambassador nk'uko tumenyera kuri Pilot Rwanda, aho turi kugenda turebera hamwe ibiranga aho n'umushinga wose wa Global Position System and KFS and Quantum Financial System, Starlink Satellite, EBS Emergency Broadcast System, Stellar Network, XLP, XLM, Aligana, Iota XDC, aho bigenda bihurira. Ibyo byose rero nk'uko twagiye tubona muri part 1, part 2, part 3, part 4, tugatse muri part 5. Aho utarabirebye rero ushobora kuba wareba hasi kuri Pilot Rwanda, aho ugakora subscribe. Kuri part 4 aho twari tumaze kurebera hamwe icyitwa Quantum Financial System na CBDC, uko bigenda bihura ndetse na Souvenirs Golden Bonds, uko byose bigenda bipanze. CBDC XLP yayo uko X zirwe CBDC, mu gihe XLM ishinzwe Stellar Network, ishinzwe popularity y'abantu ndetse n'ubudahangarwa bwabo ku mutungo wabo, babukoresha muri as cross border payment, nk'uko twagiye tubirebera ahangaha muri gahunda y'uyu mushinga. Rero twagiye tubona system zose cyangwa se amagraphic yagiye abihuza, buri kimwe cyose ukuntu bigenda bihuriramo XLP, XLM na Stellar n'ibindi bigiye bitandukanye na XLP. Aho ufite akanya uzajya wicara ubirebe byose ukuntu bigenda bihanahana abihererekanya ama network kugira ngo amafaranga abashe kuba yageraho aho ajya cyane rwose. Ibihugu byinshi bikaba birimo rero ari na BRICS n'ibindi by'ingenzi cyane biri imbere cyane. Rero nk'uko mwagiye mubibona byose, Lipo ni iya mbere, XLP ikaba iya kabiri nk'amafaranga yibanze tugomba kuba twakoresha. XLM, XLP ndetse na Stellar Network bikaba ari iby'ibanze cyane muri uno mushinga, binyura muri GESARA and NESARA kugira byose biba byabasha kuba byagenda neza. Izo zose twagiye tuzibona rero tubinyuzamo amaso, zino platform ukuntu zigeze ziyubaka n'ama network zagiye zikora, urabona ko ari ibintu by'igihe kirekire kandi byateguye igihe kirekire koko kugira ngo bibe byabasha kuba byagerwaho. Niyo mpamvu rero aho ufite akanya ujye wicara ubinyuzemo amaso uzirebe izo graphic zabo ukuntu zihererekanya amakuru kugeza ibintu byose bigeze ku muntu wa nyuma cyangwa se kuri banki ya nyuma, uko zirimo zirahererekanya hagati yazo nk'uko twagiye tubirebera hamwe. Izi platform zose rero zikaba ziteguye gutangira gutanga serivisi zazo, gutanga amafaranga mu buryo buri global position binyure kuri Quantum Financial System mu buryo bwihuse kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Utungutu natuberetse ejo bundi ariko ntabwo byari byagenze neza, niyo mpamvu rero ndi kugenda nongera ntubereka uko dupanze, ariko mu by'ukuri ahangaha iki gice twarakirenze, ahubwo tugeze hasi aho ibikorwa bigeze kuri Kfone, aho twagiye tuzibona uko zikoreshwa muri gahunda yazo, digitalizing commodity ndetse na the alliance group, aho ihagarariwe na Donald Trump na Putin na Xi Jinping ndetse n'abandi bayobozi bakomeye cyane bahagarariye icyitwa alliance kugira ngo byose byabasha kugenda neza ku isi yose, ndetse n'ababafasha muri network ndetse n'ababafasha mu kwaccessinga iki gikorwa cyose mu bijyanye n'umwuka cyangwa se mu bijyanye mu bidafatika. Niyo mpamvu rero twagiye tubikurikirana. BRICS nayo twagiye tubonaho amakuru yayo uko yubatse framework yayo, GESARA na NESARA ndetse na PiPhone nk'uko twagiye tuyibona ituruka muri Tesla mobile phone. ino Pi twaba twiteguye gutangira kuyikoresha, ariyo Quantum phone, probably Quantum phone, ariko iyo Pi uyibonyemo kiba ari ikintu cyishimwe cyane tugomba kwishimira ko umushinga wacu rwose uri ku ruhando mpuzamahanga kandi ugomba kuduteza imbere binyure kuri Starlink Satellite kwa Elon Musk, bikamanukira muri Stellar Wallet nk'uko twagiye tubona ko ari hano honyine hazajya hanyuzwa payment z'isi yose. Niyo mpamvu utayifite ushobora kureba hasi ku kiganiro cya 20 kuri Pilot Rwanda, maze ubundi ukabasha kuba wafungura account yawe. Wakenera kumenya ibyinshi bisobanura ano mafaranga XLP Aligana Iota XDC na Pi Network, ukabasha kuba wanyura ku kiganiro cya 28 maze ukabasha kubona Rainbow Coin na gahunda zayo zose. Ibyo byose twagiye tubibona rero, reka dukomeze tunyuramo twihuta. Tumaze kugera kuri Start for Framework, Star Network, twari tugeze ku konte kuri stock market igomba kumanaginga amafaranga 600 kugira ngo abashe kuba yanyura muri zino kanise z'abantu zakorewe abantu arizo Rainbow Coin. Barakomeza batubwira bati rero gahunda uko iteguye no ibintu byose bimeze kuko byamaze kugeraho, ngo yakorewe is designed also that all the world's financial system can work together on one single network. Yakorewe ku buryo yubatswe ku buryo ino network financial system y'isi yose ishobora kuba yakorera hamwe byose binyuriye mu muyoboro umwe wa network kugira ngo abantu bose baje kuba byabageraho kandi babyimanaginga. Ngo Stellar has no owner, Stellar ntigira umuntu wawe wese uyihagarariye. If someone public property, buri muntu wese rero
ashobora kuba yaba iri public wese kurya abasha kuyikoresha kandi ikaba ifite software ibasha kuraninga mu buryo buri decentralized cyangwa se bubasha kugera kuri buri muntu wese mu buryo bworoshye. Ikaba ifite icyitwa open network, ifite ibikorwa remezo byubakiye mu guhanduringa amamiliyoni y'amatransaction kuri buri munsi, umunsi wose, umunsi ku wundi. Stellar network mugira murayizi, ubwo Pi network yari ifite transaction zigera kuri ibihumbi 70 ku isegonda. Ubwo Stellar network yamaraga kuba upgraded to Protocol 20, twaze tubona ko yase upgradinga igahita ubwikube bwa Pi transaction bwikuba inshuro 100, igahita kira kuri transaction miliyoni 7 ku isegonda. Rero na network ya Stellar nuvuga ngo ibasha guhanduringa izo za transaction zose ama miliyoni ku munsi, kandi mu buryo ubworoshye cyane. Bakomeza kubwira ati Stellar is designed so that to kuba facilitating, kuko isi yose ngo twatumaze kubivuga, iyo ngo ikaba ari Stellar. Reka turebera hamwe Stellar blockchain, gahunda yayo uko ibimeze n'imikorere yayo kugira ngo abantu babe bayumva ndetse babe banayizera. Stellar blockchain rero ishinzwe iki? Ingingo ya mbere y'ingenzi ni uburyo bw'imwishyuranire buri muri technology, igomba kuba yatanga network ku bigo by'ishoramari byose bibaho, kandi mu buryo buri dramatically cyangwa se bumeze neza nta kibazo, ikabasha kugabanya ikiguzi cya transaction zacibwaga umunani murakora cross border payment. Nuvuga ngo blockchain rero iguha ikiguzi gitoya aho basha gukora transaction bakagucharginga 0.00001 XLM, ubwo ni 0.5 nyuma ya virgule na rimwe. Urumva iyo transaction ku mafaranga ubukoze muri transaction yambukiranya umupaka, na amafaranga make cyane, kandi ikihuta cyane ku kigero kiri hejuru cyane. Ati unlike almost ngo other blockchain ikaba iruta izindi blockchain system zayo, ngo ko Stellar yo ngo ibasha kuba yakwihuza n'isi ya nyayo, ikanagera kuri endpoint cyangwa se ku muntu wa nyuma wari wese wari muri kuza. Ngo so ngo buri muntu wese rero ngo ashobora kuba yagaruka kuri digital representation ziwe, akabasha kuba yakoresha amafaranga ye mu buryo bwa nyabwo, that can actually spend bwose akayakoresha mu buryo bwa nyabwo neza muri XRP blockchain, muri Stellar blockchain kugira ngo byose byabasha kugenda neza. Urabona blockchain rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi wallet igomba gukoreshwa n'isi yose muri biliyo zirenga 8 zituye isi. Buri muntu wese agomba kuba afite Stellar account yiwe, rero ntucikanwe no kuba wayifungura kugira ngo amafaranga yawe abashe kuba yagenda neza afite umutekano uhagije. Ikindi kintu providing nkuko turi kubibona, nkuko tugenda tunabigarukaho kenshi cyane, ni secure, umutekano uhagije no kuba yakwegereza amafaranga yawe nka banki yo ku giti cyawe ukibera yo aho na banki, kandi ikaba inyura muri transparency byose bihabera biba biri mu mucyo, ndetse ikaba ifite faster settlement kandi cyangwa se yihuse ku kiguzi gito low cost. Nuvuga ngo no Stellar rero nta blockchain nimwe yirusha ubushobozi bwo kuba yacharginga fee ntoya cyangwa se kuba yakwihuta, kubera ko bakiye ku cyo bita Stellar consensus protocol ifutuma abantu babasha kuyikoresha mu buryo bworoshye, haba kuri telefone cyangwa kuri mashini, kandi ikabasha kuba yibohoye kugira ngo ibashe kwihuta. Ikindi nanone ifite ngo kwiherezo ngo buri umwe wese ku isi yose azabasha kuba yakorana nino wallet, nkuko bari kuvuga ngo kwiherezo in the end, mwiherezo ngo everyone in the world, buri umwe wese ku isi must agomba kwinjira muri KFS through anyuriye kuri Stellar wallet. There is no way around this, nta bundi buryo butari ubu ngubu. No kuvuga ngo aho udashaka kubyumva neza, uri ku isi yose agomba kwinjira kuri KFS anyuze muri Stellar account. Niwe hagufata Rainbow coin zawe XLP, XDC, Aligana, IOTA na XLM na Pi network, ukiha kujya kubibika kuri Binance cyangwa se n'ahandi hariho hose, ugomba kubuzi neza ko ni habaho ikintu cyo kuba bahindura cable bagacenga cable ku munota wa nyuma, aho bazaba bamaze kuzimya Mossad satellite switchinga on quantum financial system ya Starlink satellite yo mu kirere, umenya ngo umutungo wose uzahita uba freeze cyangwa se frozen, maze ube wawuhomba. Niyo mpamvu ugomba kubika amafaranga yawe muri quantum financial system neza yize with trust wallet ni Stellar network. Stellar network rero niyo wallet yonyine yizewe ushobora kuba wabikamo umutungo wawe kuri quantum financial system. Niyo kujya gufungura andi ma network andi ma blockchain uvuga ngo ari kuri quantum financial system cyangwa se uvuga ngo ari kuri Ledger, XRP Ledger, ugahomba ntuzagirwe uwo ubaza igihombo cyawe.
izo ngizo ziba ari risk yawe. Stellar blockchain rero yo shema zayo zipanze zite nkuko turi kugenda tuzirebera ahangaha nkuko twagiye tureba iz'abandi bose, reka turebe na blockchain kuntu ipanze nkuko harimo ikitwa IBM machine, hakabamo Fabric ndetse hakabamo na Stellar network, byose bibasha kugenda bihanahana amakuru kuva ku muntu wa mbere no kugera kuri banki ya mbere, gusohoka muri B bank tugera kuri end person wa nyuma ugomba kuba yasuza igikorwa. Iyi yose rero ikaba ari shema igomba kuba igusobanurira neza ino gahunda yose ya XRP uko ipanze. Ya murabibona neza XRP uruhererekane rwabo, amatransaction ukuntu agenda akora mu buryo buri graphique, aho ubasha kuba wabyibonera neza nkuko tugenda tubirebera hamwe tugenda dufatanya. Stellar blockchain rero ibi byose bikaba birimo uko igiye yubatswe n'ukuntu ikora akantu ku kandi, yose ukabasha kuyiga ugeze ku imishinga yose, ama blockchain yose abasha kuba yakwikonektaho. Yifitemo coin yitwa XDC cyangwa se USD coin XLM, ikabasha kuba yagira Stellar network ndetse ikagira utuntu twinshi cyane kugera no kuri Stellar exchange, kumanuka kugera kuri Robostra wallet idufasha kuba yadufasha gukora transaction ku isi yose mu buryo bworoshye cyane ku muntu wese. Umuntu udakoresha zino blockchain rero mu buryo bwa nyabwo bw'amafaranga ye, amenye ko igihombo cyose azajya nacyo azakirengera. Ikagira icyo bita DEX, Decentralized Exchange Wallet, igufasha kuba wakoresha mu mafaranga mu buryo buri decentralized byoroshye cyane, ikabasha kuguboostiringa ndetse ikanagira icyo bita Stellar Expert, idufasha kuba twakoresha amafaranga yacu ndetse n'ibindi byose bijyanye na smart contract ngo twajya tubona Solobeni smart chain, smart contract igenda ibidufasha. Rero izi ngizi ni gahunda z'uko ibintu byose byubatswe, ngira ngo murabona neza ko ibi atari ibintu byubatswe umunsi umwe cyangwa iminsi. Birano reka tugere ku iherezo rya Bitcoin ndetse na Ethereum muri no gahunda ya Global Position System, ifatanye imanukira kuri Starlink system igahita izamukira kuri Global Currency Reset. Ibi ngibi rero iherezo rya Bitcoin na Ethereum irangira ryayo ryo bimeze gute? Baravuga ngo impamvu rero Bitcoin izarangira no kubera ko ntabwo iri backed by any precious metal twazibonye ni platinum, ni gold, ni silver n'izindi zigiye zitandukanye na oil na gas. Nta nimwe Bitcoin iri backed by cyangwa se no Ethereum, ahubwo yo irigenga ukwayo, kandi nta nubwo iri included kuri iOS 2022 Standard Organization for Standardization. Ibi ngibi nabyo ntabwo iyiriho, keretse umunsi zaba imaze kugera kuri ETF nkuko nabwo ko kugenda babitegura kandi bamaze no kubishyira mu bikorwa. Ariko ubusanga ukuntu yubatse ntabwo yemerwa kuba yakoreshwa mu bucuruzi kubera ko iri volatile, irahindagurika umunsi ku wundi, kandi ikaba ikoreshwa mu bikorwa bitemewe n'amategeko nkuko dukomeza kugenda tubireba. Ati izo zombi rero zose zikoreshwa mu bikorwa byo gucuruza abantu, trafficking person, ndetse gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza intwaro and many others, n'ibindi bikorwa bibi cyane bigiye bitandukanye abantu benshi baba batanazi ko binabaho. Ibyo byose abantu bose babikora, amafaranga yabo bajya kuyabika muri Bitcoin, ikababera ikiraro cyo guhisha ubutunzi bwabo abakuye mu bikorwa byo kuhonyora ikiremwa muntu. Ikindi kongera gakoreshwa worldwide Bitcoin mining shutdown. Ati abantu bose ba mining Bitcoin mumenye ngo mu minsi mikeya mining Bitcoin yayo izabasha kuba shutdown cyangwa se izazimywa kugira ngo umuriro w'isi yose bawuzigame, kubera ko itwara umuriro mwinshi cyane uhagije. Ibyo ngibyo turabizi. Ikindi kandi igenda buhoro kandi iranahenze. Ibaze ko mu masegonda ibasha gukora transaction zigera kuri 7, mu gihe Pi network ibasha gukora transaction zigera kuri 70 mu isegonda. Urumva ko nawo bihuriye ni Pi network nababwiraga yagera kuri Stellar network zigakora transaction zirenga miliyoni 7 ku isegonda. Urumva ko nta hantu bihuriye blockchain ya Bitcoin nta ihuriye na blockchain ya Stellar network ndetse na Pi network browser. Ibyo ngibyo rero ukaba ari ibintu by'ingenzi cyane bihesha Pi yacu agaciro, bikanahesha Pi yacu ubudahangarwa ku isi yose, ku buryo nta n'igiciro wabona wagereranya nacyo, kuko ibiciro byose muba muvuga n'utwana, kuko na GCV twararenze kure cyane nkuko tugenda tubibona. Bitcoin rero ikabasha kuba yakoreshwa mu buryo bwo gutwara amashanyarazi ari wired cyangwa se menshi cyane ateye n'umujinya, kubera ko igenda ikoresha umuriro mwinshi cyane. Hari nabyo byatumye muri 2009 tutigeze tumenya amakuru ku mininga, kubera ko n'igihugu kitari gifite amashanyarazi ahagije, ndetse se mu Rwanda gusa bwo ni mu bihugu byinshi cyane bitabashije ku mininga Bitcoin kubera ikibazo igira cy'umuriro. Ati bof iyo
ngo nibwo tuvuze BOF ubwo tuba tuvuze Bitcoin na Ethereum none tuba twiyongeramo icyitwa Theta ubwo Theta tuba tugeze kuri USDT iri linked ino Theta rero ndetse na US link ubwo ni USD ndetse na Rothschild ni dollar amafaranga y'aba Rothschild nizo yose ibi byose bikaba bizarangira bigashyirwa hasi who made Ethereum ese ndo wakoze Ethereum ese yaba ari JP Morgans JP Morgans ndatekereza ko abafite amateka tuzi uwabashije kubaka Ethereum ni umunyeshuri wa Dr. Nicholas ariko ubwo nta wamenya ibintu by'aba bantu uko biba bipanze uko biri kose ariko ntuwabashije kuyubaka kugira ngo twagiye tumubona cyane wubatse Ethereum nk'umunyeshuri wakuriye muri Stanford University wigishijwe na Dr. Nicholas ntabwo ntegeza ko JP Morgan n'ikireka bafite aho bahuriye twikomereze rero aho ino shema y'aya mafaranga tumaze kuvuga rero azakurwaho uburyo yari asanzwe akoramo ndetse n'ibibazo ateza muri rusange ku isi yose nibyo byagiye bigaragazwa ahangaha nk'uko muri kugenda mubibona kumanuka kuva ku idolari ukaza kuri USDT kunagenda herekanya bari kuyavunja uburyo n'ubundi bigahita bizamuka bikagera kuri Bitcoin ikonvatamo na USDT byuko bigenda bihanahana amakuru kuzamanuka kugera kuri buri kimwe cyose none byamara kugera ku idolari rimaze kugera mu mabanke bagahita bakwereka ko hano umuntu aba yahiye banke ziba zamaze guhomba ndetse na Ethereum bayashanya umuriro ku bintu byinshi cyane na Bitcoin byamaze kudutwika ibi byose ngira ngo mugenda mubibona ama yuan cyangwa se amafaranga y'amashinwa nayo akaba yabihombeyemo cyane kubera kuvunjwa muri cryptocurrency kuko barayakira za Bitcoin bakurusha cryptocurrency cyane ariko bagaragaza ko byanga byakunda biteza ikibazo ikaba ariyo mpamvu bahisemo kubaka system nshyashya ivuguruye Okay, muzagenda mubikurikirana neza reka twigarukiye kuri Black Swan event. Black Swan event nagiye ngigarukaho kenshi cyane ama event yaragiye atandukanye agaragaza ububi bwa deep state n'ibindi bikorwa bibi byose kugira ngo babasha kubishyira hasi. Ama event yaragiye atandukanye. Black Swan rero yari unpredictable ntabwo yari ifite igihe cyanya cyo kuba yaberaho ahubwo hafi aho ngaho ngo iba ishingiye ku buryo buri normal accepted cyangwa se ikaba yarakirwe muri situations zigiye zitandukanye kugira ngo iba yatanga ingaruka zanga nziza byanga byakunda. Black Swan event rero isobanurwa na extreme reality cyangwa se rarity isobanurwa n'uburyo bwiza bwo bwose yatanga impact iyo ari yose yo kuba yagabanya widespread instance cyangwa se ibintu byose bigenda binyanyagira biteza ikibazo icyo ari cyo cyose mu bukungu bw'isi binyuze muri nonozi. Ino Black Swan event ikaba yarateguye kugira ngo ibe yaza kubihagarika byose kugira ngo bibe byajya mu nzira nziza cyane. Imbarutso yayo rero ishingiye kuri protocol ya 19 twagiye tubibona. Ino Black Swan event igomba kuba yatangira in the new iOS monetary cyangwa se kuri IO International Organization for Standardization Monetary Family Flayers Network yaguye kuri buri kimwe cyose kikaba cyiteguwe kuba cyahinduka binyuze muri Black Swan event yo kuba twaba tujya ku murongo. None reka turebere hamwe ngo nukuva hehe tujya ahehe. Reka turebe Black Swan icyo igiye kudufasha, ibyo igiye kudukiza n'ibyo igiye kutwinjizamo. Icyambere barakubwira bati icyambere kibanze kigomba kuvaho ni kitwa Swift tukakivamo tujya muri Quantum Financial System. Swift system ni data za banki zwaze ku managinga cyangwa se guhanahana amakuru ku isi yose zoherezanya amafaranga rero ikaba yasimburwa n'ikitwa Quantum Financial System binyure kuri XRP ngira ngo twagiye tubona mu biganiro byagiye bitambuka. Bitcoin igomba gusimburwa na metal backed by iOS International Organization for Standardization Blockchain Regulated Asset asset cyangwa se amafaranga anyuzwe mu buryo bwemewe n'amategeko agasimbura Bitcoin. Iyo ngayo ni Rainbow coin cyangwa se Treasure coin US Noti Liga XLP XDC XLM Aliga na IOTA na Pi Network n'izindi zigiye zitandukanye. MSM yingi MSM ngira ngo murayizi mu matelefone yanyu irimo morohereza message mugafungura network tugiramo ikintu cyitwa SMS tukagiramo na MSM yingi nayo ikaba igomba gusimburwa n'ikitwa Starlink and Odin project. Starlink satellite nuvuga ngo telefone zacu zose zigomba kuri connect kuri Quantum Financial System aho umuntu abasha kuyikoresha mu buryo bworoshye kandi bunaziguye bworoshye cyane. Odin project iyo tuvuze Odin project tuba tuze twinjira muri cyo bita EBS Emergency Broadcast System igomba gutanga amakuru ku isi yose n'ama message
message kugira ngo abantu bose babashe kuba bamenya gahunda yose uko ipanze. Amadolari n'amayero ndetse agomba kuba yasimbuzwa na gold. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu bigomba kuba byahinduka, ubundi tugahita tuva mu mwijima twinjira mu mucyo. Iyo ngiyo ni Nesara na Gesara n'andi Quantum Financial System bigomba kuba byagendana natwe umunsi ku wundi. We make American health again, guta ubuzima Amerika nanone. Ubu ngubu ni Donald Trump ugomba ukunda kubigaragaza, and we make American great again. Izo ngizo zikaba ari zimwe mu magambo ye akunda gukoresha cyane. Rero ukuri ni ukuhe? Ese bigaragara gate? Ese ni ibihe? How to renew your cells in 7 days. Ni gute ushobora kuba wabasha kuba wa renewinga uturemangingo twawe mu minsi 7. Ibi byose ibinyura mu ki? Muri EBA, muri Medbed twagiye tubona haruguru. Ibi byose ikaba ari gahunda y'umushinga wa Pi Network kugira ngo ubuzima bw'abantu bose bwagenda neza umurongo ku wundi. Reka turebe XRP Digital Gold kugira ngo ibintu byayo byose uko bipanze nuko bimeze naho bigenda binyuzwa umurongo ku murongo. XRP Digital Gold ni gold backed by digital currency. Ubwo ni XRP XLM zikoreshwa muri Stellar Network, kandi twongera tukagira zikaba abanyamuryango ba iOS International Organization for Standardization 2022 igomba kuba yakurikirana uruhererekane rw'amafaranga mu mabanki yose, amakuru ya buri transaction yose ikaba yagaragara muri no Swift ishingiye kuri Swift system ya iOS 2022. Framework cyangwa se umbarutso ya yino network yo nicyo itwa XRP Ledger, mu magambo arambaye ni XRP Ledger nkuko maranyigarukaho. Ibingibi byose bikaba ari ibintu byagiye biteguye, ikaba iri owned by Lipo. Owned by Lipo. Lipo murayizi, abantu bose bari muri PayPal Rwanda ntekereza ko ijambo ripatro gambe muryumvisha ko ni company ikomeye cyane iri kutugezaho project ya XLP muri gahunda nyinshi cyane za financial system ivuguruye. The most particular digital asset for application in the financial service space. Ibasha kuba yaba digital asset nziza cyane zishobora kuba za facilitating cyangwa zigatanga service mu isanzure ry'ubukungu bwa financial system. Ati transaction settle on XRP Ledger izikabasha kuba zakorwa hagati y'amasegonda 3 n'amasegonda 5, icyo bita XRP kuba yamara kubika amakuru muri transaction. XRP Ledger cyangwa se Ledger ni system ibasha kudufasha kuba twabika amakuru ya business yacu, cyangwa se bifata nk'igitabo cy'ubucuruzi. Muri business abantu b'abacuruzi barabizi ibitabo by'ubucuruzi cyangwa se byose mwifashisha mu bucuruzi bwanyu. Ibyo ngibyo XRP Ledger ibasha gukora, aho ibasha kumanaginga transactions zanyu mu masegonda 3 n'atanika maze no kwiclosing ako kanya. Ikindi dufite ni cross border settlement for institutional transaction, kuba amabanki cyangwa se ibigo bifite aho bihurira na finance bibasha gukora transactions zambukiranya imipaka mu buryo bworoshye cyane byihuse binyure kuri XRP Ledger. Shema yayo rero yuko ipanze XRP Ledger Digital Gold XRP uko zigenda zihererekanya, ngira ngo ibi byose muri kugenda mubibona, kandi aho uzaba ajya afite umwanya azajya yicara ajyeho abirebe byose uko bipanze maze amenye ukuntu zigenda zihererekana kuri XRP nkuko tugenda tubibona. Iyo ngiyo yari XRP Digital Gold. Tukomeje kugenda tureba none ibigo bihura nayo cyangwa se birimo birakorana nayo bya hafi na hafi ni AIIB, iyo bita Asia Infrastructure Investment Bank cyangwa se banki yo muri Aziya ya mbere na mbere, ikaba irimo irakorana na XRP Ledger kugira ngo mva agaciro ka XRP tora tuvuga umunsi ku wundi kugira mu birebe. Niyo mpamvu tugiye gusoreza kuri bino bigo birimo birakorana nayo umunsi ku wundi. Iyo turimo turavuga ngo public ledger igeze ku 327 by'idolari kuri XRP imwe, abantu murabipinga. Iyo ngo ni private ledger. XRP Ledger murayibona public yayo irimo irazamuka yirukanka cyane, n'umuntu utaranayiguze ntabwo mu minsi mike abasha kuyigondera. Niyo mpamvu rero byose bituruka kuri bino bigo. Byinshi bikaba bizatangira gukorana nayo mu kwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025, amaze mugahita mubona ubutumburuke cyangwa se kwihuta umuvuduko XRP igomba kuba yajyaho ku bantu batarayigura rwose. Mwakabaye muri kwibikaho na XLM mutayisiga XLM. Ikindi ni institution created cyangwa se ibigo byakozwe na groupe z'ibihugu bigiye bitandukanye, bibasha kuba byatanga finance ndetse na professional mu bitanga
gutanga finance mu bunyamwuga kugira ngo bimprovinge development yabo muri izo system byose bikaba bifitanye imikoranire na XLP. Abandi ba members 93 b'ibihugu biri tayari kuba byajya kubyakorana na XLP Ledger, agira ngo murabizi yo tumaze kugeramo BRICS irimo n'ibihugu byose bikeneyeho ho kuba byakorana nayo byose bitabibarizwa mahanga bikagenda byongera umunsi ku wundi. Ati initiative was official launched, bikaba byaramaze kuba launched muri Chinese president, aho Xi Jinping yabashe kuba yasura Indonesia muri 2013 mu kwa 10 kugira ngo babe babishyira mu bikorwa official launched, ubwo ba launchingaga XLP muri bino bihugu, ubwo Chinese president wabo yari ari we Xi Jinping yari yasuye Indonesia muri 2013 mu kwa 10 kugira ngo ibikorwa byose bibe byabaho. Ikintu kibigaragaza logo yabigaragazaga cyangwa se shema yayo ku bijyanye n'imikoranire banke nkuru ya Aziya ndetse na Swift system, aho byari bije ahangaha gutwika idolari bikazamuka muri IBS bikaza bikamanukira muri BRICS kuri XLP nkuko tugenda tubireba. Ibi byose rero bikaba ari byo gahunda. None reka twirebere icyo bita XLM Digital Silver, kuko XLM ubundi iyo iri backed by silver mu gihe XLP iri backed by gold, aho tubasha kugenda twabirebera hamwe, mu gihe XDC iri backed by platinum, kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza tugenda tubigaruka. Silver rero backed by digital currency, silver iba backed by currency, aho bacu gufata XLP ukayivunja amafaranga yose wifuza, kandi ikaba nanone iri membership ya IOS International Organization for Standardization, ikaba igomba gukora icyo bita cross border payment ku baturage, kandi ikaba ifite transaction zibasha kuba zamara amasegonda 3 kuri 5 za XLP Ledger, kandi ikaba almost free user, ukabibire kuyikoresha ku buntu nta kiguzi bagusaba, usibye rwose transaction fee bagucharging ariko zingana na 0.00001 for XLM mu gihe ukoze transaction iyo ari yo yose. Ikindi ikaba ifitemo quality transaction, aho abantu babasha guhererekanya transaction hagati yabo mu buryo bworoshye. Ikindi ikaba iri ku cyo bita Stellar blockchain on Stellar Ride, aho zibasha kuba zakorana neza cyane Stellar network yacu. Icyo bita rero shema yayo nkuko twagiye tuyibona nino XLP igenda providingamo iduha zino service zose twagiye tubona n'ubundi haruguru, aho twabonye XLP Stellar Exchange, Robostra Decentralized Exchange, Extra Expert tools dufasha kubaka aba developer babasha kubakiraho n'utundi twinshi cyane XLM ndetse na USDC kugira byose byabasha kuba byagenda neza. Reka turebe XDC inyura kuri digital copper rero, cyangwa se ibasha gucunga copper yo noneho ibasha kudukorera iki. Mu byo mwumva mvuga Rainbow coin mu kibazo mu coin icyo akora muri zino system zacu, ariko n'ubundi iba ariyo gahunda yacu. Backed by gold digital copper iba backed by copper ikaba iri under iOS 2022, ikandi ikabasha kuba iri enterprise ready, enterprise yose iri ready cyane cyane za hybrid blockchain, ikaba yabasha kuba yazihuza mu bucuruzi bwa finance. Nuvuga ngo ama hybrid yose blockchain cyangwa se ibintu byose bifite aho bihurira n'amashanyarazi, byose bikaba byabasha gukorana mu bucuruzi nino XDC nk'umwana wa XLP na XLM. The world first asset, cyangwa se ikaba ifite fastest and most energy efficiency, iyo ishingiye ku bintu by'amashanyarazi ama energy electronique, aho abasha kuba ya managinga mikoranire hagati yayo, ikaba ibarizwa mu cyitwa XDC network kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Ikaba inabasha guhuza n'amafin organization. Iyi ngiyi ikaba ari shema yayo rero nkuko turimo turagenda tuyireba, idufasha kugenda twihuza n'ibyo byose, uzajya abona kanya azajya binyuzamo amaso arebe kuntu bigenda bihura n'uburyo bigenda bikorana umunsi ku wundi binyura kuri iOS 2022. Tujye kuri IOTA Digital Platinum, iyo Iridium, iyo ibasha kuba yanyura mu cyo Iridium kugira ngo ibashe kuba yakurikirana buri kintu cyose. Rero ishinzwe kimwe n'umushinga wa Rainbow coin
iba supported by Iridium, ishyigikiwe na Iridium, kandi ikaba ifite network exchanger value, ikabasha no kumanaginga data ziri hagati y'ikiremwa muntu ndetse na machine, amarobo cyangwa se abantu bakoresha amarobotike. Iyi ngiyi ishinzwe iyo urimo ukoresha ama transaction cyangwa se imikoranire ibiri kunyura mu cyo bita IOTA, iri digital by Iridium. Ino IOTA rero ikaba yaravutse iri of IOTA cyangwa se bivuze ngo Internet of Things, internet y'icyo ari cyo cyose gikorana na internet cyose kisanga mu cyo bita IOTA. Dukomeze turebera rero hamwe tunihuta kugira ngo dusoze. Ikindi hakaba icyo bita Pay Central Role, ikabasha kuba play yakina umukino wo guhuza ndetse n'inganda zigiye zitandukanye mu ivugururwa ryayo ry'ubukungu ndetse na relation bifitanye hagati yabo na mashini, kugira ngo bahuze ikiremwa muntu ndetse na mashini economy cyangwa se n'ubukungu bwa mashini yose bugenda. Wayo ngo twari turimo tureba ni XDC idufasha kugenda iduhuza n'ibyo bintu byose nk'uko mubibona. Yari IOTA nk'uko mubibona rero IOTA product yayo ukuntu yubatse na shema yayo ukuntu bigenda bihurirwa hamwe. Iyindi rero ni Algorand cyangwa se Algo digital paradigm, ikaba ari hinyura, ikaba ari global network blockchain technology ibasha kuba yatanga ubufasha ku cyo bita decentralized application cyangwa se dApps. Ni ukuvuga ngo Pi network irimo irubaka ecosystem, icyo bita dApps ibiri kuri bya hafi na Algorand. Niyo mpamvu muri blockchain ya wallet ya Pi network mwagiye mubona ko bashyizemo coin ya Algorand no muri Stellar irimo, kugira ngo bashe guhuza icyitwa decentralized blockchain application zibasha kuba zazifasha izo dApps with smart contract cyangwa se with smart contract, nkuko twabonye ko Stellar iri kuri Solarben smart contract, kugira ngo byose byagenda neza. Abakiriya rero na serivisi zabo binyuye kuri dApps, iyi ngiyi ibasha kuritaninga abakiriya kuri serivisi, ikabasha guhuza abakiriya n'aba services bari gutanga serivisi binyuye kuri dApps, nk'uko dutegereje ko application zacu bazaziduha ijana muri Pi network. Ikindi more companies 800 application companies zirenga 800 zose zikaba zatangiye gukorana na Algorand kuva muri 2021. host smart contract cyangwa se ama smart contract yayo ashobora kuba yakora ama exchange ava muri digital property cyangwa se mu mitungo iri digitali cyangwa se mu mitungo isobanura buri kimwe cyose nk'ubukungu bw'isi muri rusange, kandi ikabaza iba yaje gusimbura replace Ethereum, ikabasha gusimbura Ethereum muri rusange. Tugaruka kuri Robostra rero tunihuta cyane. Robostra Vault ibyo ubasha kudufasha cyangwa se Robostra Wallet ku bijyanye n'umutekano w'amafaranga yacu, kugira ngo byose bibe byagenda neza, reka nayo tuyinyuzemo amaso turebe no Robostra. Ni digital commodity exchange ibasha kudufasha ku exchange ama exchange yari yose, kandi ikaba iri connecte kuri cyo bita Stellar blockchain, ikaba iri connecte kuri Stellar blockchain. Tugomba kuba twakoresha. Abantu mwese mwafunguye ama Stellar account yanyu mukaba mutarayihuje na Robostra, amumenye ko mutabasha gushyiramo ibijyanye n'umutekano wanyu, kuko byose muzabisanga muri Robostra, kandi Robostra ni ya Stellar network, ntabwo ari y'abajura. Ibasha gusekiwaringa niyo mpamvu ngo ibintu by'umutekano byose ama transaction code yose mukoresha nta n'imwe uzigira usanga muri Stellar Expert. Nukina kuzishyiramo bizagusaba ko Stellar account yawe ngo Stellar Expert yawe uyiterura ukayihuza na Robostra wallet kugira ngo ubashe gushyiramo monetizing transaction code, ibyo byose. Rero mwe mwabitse amafaranga yanyu kuri Stellar Expert mukaba mutarayihuje na Robostra, mumenye ko isaha n'isaba guhakinga bakakwiba, ibyo ngibyo ni ibyawe. Ariko iyo wabishyizeho washyize muri Robostra ubasha gucunga umutekano uhagije mu buryo bwose bwa nyabwo. Rero ubasha gusika waringa online wallet, kuba wabasha kugura cyangwa se kubika cyangwa se gutradinga hagati ya Stellar Lumens XLM n'izindi crypto ziri kuri Stellar zose, ukabasha kuzikorera exchange. Iyo ngiyo ikaba icyo Robostra idufasha, ngira ngo murabizi kuri Stellar Expert ntabwo ibintu biri kuri Robostra. Ikindi Robostra rero ngo ni imwe muri exchange iri popularity ku bantu benshi cyane, ikoreshwa n'abantu benshi cyane babasha kuba bayikurikirana umunsi ku wundi, ikaba ifite aba users barenga 200,000 bayikoresha umunsi ku wundi, kandi baje gukemurira ibibazo byabo kuri Stellar network yacu dukoresha umunsi. Ushobora kuba wagura ukabika cyangwa se ugacuruza cryptocurrency zarizo zose, ukagura ukacuruza cyangwa se ukanatradinga muri Lumens XLM by Stellar Asset
iki zose tugenda dukoresha. Ushobora kuba wakohereza cyangwa se uva kuri wallet imwe ujya ku yindi exchange iyo ari yose binyure kuri yo Robostra wallet for storage ikubikiye umutungo wawe. Ino Robostra rero mugomba kuba mwabihuza, umuntu wese mutabihuje mubwira ngo mwibuke kugenda murebe ikiganiro cya 20 Shompai Pilot Ambassador nabakoreye, kirabafasha gusobanukirwa neza kuntu wafungura ino konte ukayihuza kuva ku mwanya wa mbere kuri Stellar Expert ukagera kubihuza kuri Robostra ukajya no gushyira Robostra vote. Ibyo ni ikiganiro gifite isaha imwe n'igice, ugenda ukora agace ku kandi, ariko none iyo bikunaniye kuyifungura uramamagara nkabigufasha kuri gahunda iba yarateganyijwe. Ikindi hariho decentralized trading, ushobora kuba wa trading mu buryo bukoroheye ukandi ukabasha kuba wagira direct access kuri Stellar Expert exchange cyangwa se Stellar Dex. Iyo ngiyo ikaba yagufasha ku exchange cyangwa se gutradinga konti zawe binyuze kuri platform nkuko twagiye tubibona. Abamwe muri mwebwe bakaba barayifunguye ababibashije kuko nabyo biriho, agenda nayifite ndayikoresha. Ikindi harimo ikitwa Dina cyangwa se Donge na Zim. Aya ngaka akaba ari amafaranga yateganyijwe kuba yaba ibihembo cyangwa se abashoramari bashobora kugenda babonaho. Dina, Vietnam Dong ndetse na Zim ituruka muri Zimbabwe kuva muri 2008 na 2009 ubwo bashyiragaho $1 trillion banknote, bashyiraga mu mafaranga agomba kuba yakoreshwa muri ubu. Iyi ngiyi ikaba ifandinga ama exchanging y'amakarrency agiye atandukanye agomba kuba yakoreshwa mu kwishyura ikiremwa muntu binyure kuri Quantum Financial System. Structure payout system ikaba iri mu izina rya Structure ya Payment Process Administrator by Alliance. Aha ngaha akaba ari amafaranga nagiye mbabwira icyo bita Nesara izaduha na Gesara ku isi yose, aho abantu bose bazabasha kubona amafaranga waba waramaninze cyangwa utaramaninze, bakaba bazajya babona amafaranga ari mu Vietnam Dongs, amadinari ndetse n'ama Zimbabwe currency, ariko ari backed by note. Izo note ziri mu cyo bita muri XLP zinyura muri Rainbow Coin cyangwa se Treasure Coin cyangwa se Treasure Note. Ibyo byose bikaba byagiye bisonurwa mu biganiro byose byagiye bitambuka. Rero ino Alliance ikaba ariyo izamanaginga ikanatubasha kuba yaduha zino payout. Nagiye mbagaragariza amafaranga twakira bitewe n'ikigero cy'imyaka turimo, ibyo byose ngira ngo mwagiye mubibona. Your structure payment system igomba kuba iri kunyura mu cyo bita via CBDC cyangwa se Central Bank and Digital Currency. Izidufasha kuba twayerekanya ano mafaranga kugira ngo ino structure payment ikorwe. Bivuga ngo bazajya guha amafaranga binyura muri CBDC iwanyu ubashe kwakira amafaranga ariya bikaza kandi bikanyura kuri digital asset on Stellar Network. Abanyarwanda kazabona mudafungura Stellar account nimwibwire ngo muri kubijijinga cyangwa se ikindi kintu cyose, ahubwo muri ikerereza cyane kuko n'undi ni hahandi inzira y'iherezo ni mu nzu, muzayifungura ibyo mwigira byose n'abandi bose batabasha kuba babyumva. Ikindi harimo e-wallet ibasha kuba yadufasha, urugero ni nka Robostra idufasha kuba twabikoresha mu buryo butworoheye kandi buri available kuri buri muntu wese kose akabasha kwikuriramo amafaranga without restriction cyangwa atabashe kuba yahagarikwa cyangwa se akaba yashyirwaho n'izindi mbaraga izo arizo zose. Iyi ngiyi ikaba ariyo Robostra ibyo igenda idufasha. None reka turebe new stock market ibyo idufashamo. Stock market stock token ngo ni simple muri makeya nuko isecurinze umutekano wayo kuri Stellar wallet, kandi kabiri basha gutanga icyo bita source online wallet mu kubasha kugura no kubika no gucuruza no kuvunja XLM Stellar Expert mu cyo bita Ada Stellar Network crypto ziriho byose binyuriye muri Robostra. Robostra rero ni imwe ifite popularity irenga 200 bayikoresha umunsi ku wundi bayibyaza umusaruro mu bucuruzi bwabo. Ushobora kubikaho, ushobora gucuruza, ushobora no kutradinga XLM Lumens Stellar Asset, kandi ushobora no kohereza abavandimwe n'abandi bantu bagiye batandukanye binyuze muri Stellar wallet yacu muri exchange muri yo wallet Robostra wallet ngo twagiye tubibona umunsi ku wundi. Umunsi ku wundi rero ikaba ifitemo DEX cyangwa se Exchange Centralized Exchange idufasha kwa exchange Stellar muri cyo bita directly from your wallet
yo app wallet, ukaba wakisenjera amafaranga yawe ako kanya bikoroheye, ikaguza na banki y'iwanyu, ukaba wabasha no kubikuza amafaranga yawe. Nta bundi buryo uzabukoreshamo kuko uzajya wifashisha ino Stellar Expert, ndetse ukanakoresha na Pi blockchain yacu. Pi Bros umunsi bazaba bayiduhaye kuko nayo irimo Stellar XLM ndetse na XRP n'izindi coin zigiye zitandukanye. Tracking price zibasha kuba ya tracking igiciro cy'idolari ahantu kirimo kiragera, nk'ugira umugeni muri Econo XRM irimo irazamuka na XRP, byose washaka kubona portfolio ibikugaragariza binyuriye muri iyo platforming yabo buri gihe cyose ubikeneye, ukabasha kumenya agaciro k'ifaranga aho kageze, kandi ikabasha no kuba yagutangariza aho kageze, ikakunotifyinga niba warabisetinze ku isoko ryawe mu gihe urimo urakoresha Move Secure Storage yacu. Turimo turabona for maximum security, ku mutekano uhagije, ushobora gushyiraho configure icyo bita two factor authenticator, cyangwa se ugashyiraho configure militarizing. Abantu mukoresha Robostra mukaba mutarageze mushyiraho icyo bita Robostra vote. Ibyo ngibyo rwose nakomeza mbigenda mbibabwira ngo amafaranga yanyu azashya umunsi umwe babikwibye, ntabwo uzabasha kubigarura, kuko hano iyo umaze gushyira icyitwa militarizing na authenticator, ahangaha biba bivuze ngo ni wowe, you are only person who can access your money. Niwe muntu wenyine uba ugomba kugira ku mafaranga yawe. N'uwaba afite passphrase yawe burya ntacyo yayimaza, ahubwo yayijugunya kuko yamupfira ubusa, cyangwa se akagusubiza ibyo ati rwose akiri ibyo byarananiye kukwiba rwose ibereho, nta kuntu utagize. Rero ugomba gushyira umutekano wawe. Urebye mu kiganiro cya 20 kuri PayPal Rwanda, byose biriho bigufasha kuba wabikurikirana. Amakuru yose rero source yayo aho yagiye aturuka, nkuko twagiye tubibona tunasoza, n'ahantu henshi hagiye hatandukanye mu masaha yose research iba yagiye ikorwa, amasaha arenga imyaka 2 umuntu akora research, byose bikaba byaragiye bigerwaho, kumanuka kugera ku bitangazamakuru, ari ibyandika, ari Daniel Stottage wabikozemo, XLP Solana KFS Web 3 ndetse na KFS 1786.com, KSI Initiative, ndetse ano makuru yose bishatse kuvuga ngo platform zirenga 10 zose zagiye zikusanyizwa hamwe kugira ngo zitange amakuru yose. Ibi byose bikaba ari ibintu biba abiri ku karubanda, ku buryo nawe ushaka wakora research yawe ukabasha kuba wabibona ikindi kintu kandi ukanabyizera ukanabishyira mu bikorwa. Michael Feedings ndetse na Carmine Hani ndetse na Ismail Perez bakaba barakoze ubusesenguzi, ndetse na XLP KFS team ikaba yaragiye ikora buno ubusesenguzi. Rero conclusion cyangwa se umwanzuro w'aya mafaranga wino system ya Solana KFS, tunasoza part 5 yacu y'uyu munsi, Amazon tukikomereza n'ibindi ibigiye bitandukanye. Ngo uruhare rwawe rero muri no financial age niho ugomba kubuzi, ngo each of us, buri umwe wese muri twebwe agomba kuba yanyura muri no financial age cyangwa se muri kino gisekuruza gishya tugezemo, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ku mpamvu iyo ariyo y'ibindi, waba uri umushoramari